Ibihe byiza muryango mugari wa Rafa TV, reka nongere mbashimire cyane mwebwe mwese mwakanze subscribe, mugatera comment, mugasharinga n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka mbabwire ngo Imana yo mu ijuru ikomeze ibamere umugisha utagabanyijeho na gake. Turagusuhuza cyane wowe udahwema kutwereka ko udukurikirana mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, mu mujyi wa Kigali ndetse n'igota Masimbi. Reka mbabwire ngo Uwiteka akomeze kubandebera icyoroshye. Uyu munsi rero twongeye kubana n'umukozi w'Imana Marie Rose. Komera. Mukomere cyane. Umeze neza? Turashima Imana. Minsi myinshi Cyane. ko mbona utishimye ku maso kandi wambaye neza. Oya ndishimye. Kamubwire ngo wambaye neza ariko uranasa neza. Murakoze cyane. Hanyuma rero ndagusaba nkwinginga kugira ngo tuze gufatikanya yo gusoma ijambo ry'Imana. Siko bimeze? Ndagusaba rero nkwinginga ngo ubanze udushire imbere y'Imana, ubundi tuze kuza twataka. Turagushimiye Mana nkuru, ni wowe uriho kandi uzahoraho, wambaye icyubahiro no gukomera, nta wakubanjirije nta nuzaguheruka. Izina ryawe ni Data wa twese mwiza. Uri umubyeyi, uri inshuti nziza, uri inyangamugayo mu nama no mu buntu tugira. Imana nihimbazwe. Umwanya nk'uyu nguyu ntaba ari twebwe, ahubwo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Taramana natwe uvugirizwe impundu kuko uzikwiriye, icyubahiro kibe mu isi no mu ijuru, kandi izina ry'Imana rikomeze kwamamara. Ubwami bw'Imana buze bugwire mu mitima y'ababushaka, ihumure, impuhwe n'imbabazi nibambe, byongere gutembera muri twurakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndagushimiye cyane ko umaze kudushira imbere y'Imana. Hanyuma niba ntakugoye wareka tugata twinjira mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Ndabashimiye abantu mwese mukudukomeje kubana, abakoze subscribe. Reka mvuge ngo Imana ibampera umugisha cyane, abanyereka ko dukomeje kubana, Imana ibampera umugisha cyane. Mvuga ngo hari umuntu witwaga Eric, aho bakunda kumuhimba Arsenal. Arsenal. Reka mvuge ngo Imana ikumpera umugisha, arambwira ati nukuri ndikumva ngenda nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Arsenal Eric nawe ahuri, ongere kwiyumvamo ikaze. Turagukunda kandi turagushimiye uburyo ukomeza kubana natwe. Yego. Nabandi mwese tutavuga mu mazina, ariko mwizi ko muri abantu bacu babugufiya. Imana ibampera umugisha. Feza nawe ndagushuhuje, Imana ikumpera umugisha. Ineza y'Imana ikomeze koma kuri buri muntu wese wafata umwanya akandika comment, ufata umwanya we akatuganiriza. Valence nawe waratubwiye ngo tujye tugusuhuzira mu gihugu cya Zimbabwe. Imana iguha umugisha. Valence turakuramukije. Abantu bose bari muri Zimbabwe, reka tubabwire ngo amahoro Imana itanga ababeho. Abantu bose bari kuri iyi si, reka mvuge ngo umugisha, ineza, ubuntu n'imbabazi Imana igira nibibabeho. Reka dusangire umuririmbyi wo mu ndirimbo ya 36 mu ndirimbo zaho z'agakiza. Turarimbana n'ibitero byaho bitatu, ntago ari ndende cyane, ariko umuntu wese yumve icyo uyu muririmbyi ashatse kuvuga. Ubugingo dufite mu isi busa n'ibiba n'isarura, ubibira mu mubiri we ni uzasarura kubora. Ubwo dukorera umukiza aza tugororera mu ijuru, tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. Kubw'ubuntu bwinshi busaga, twemewe n'Imana ihoraho. Kubw'ubuntu bwinshi busaga, twahawe gukorera Imana. Twibesherejweho na Yesu, muri byose tubonera mu isi. Iyo twamamaje ubutumwa, niyo nyungu yacu y'ukuri. Kubw'abakristo bazinjira mu ijuru gushima umukiza, ndifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimbaza, tuzaririmbi
umukiza kuko yatuguza amaraso ye abakorana urukundo bazahora bamuhimbaza wabakorana urukundo bazahora bamuhimbaza Imana nihimbazwe umuririmbyi yaravuze ngo kubuntu bwinshi busaga twahawe gukorera Imana ariko ngo twibesherejweho bamuhimbaza amen amen Imana yo mu ijuru nihimbazwe reka dusome ijambo ry'Imana riri kumfasha muri iyi minsi kandi mvuga ngo umuntu wese ahuwejejwe mu itorero arimo kugira ngo abane n'Imana mukore no mu mwuka ineza y'Imana nigwire mu mitima y'abayizera bose Imana nishimwe hari ijambo riri muri Zaburi ya 86 riri gufasha umutima wanjye muri iyi minsi niyo twasoma guhera n'umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri wonyine cyangwa se uwa gatatu kuko abanza uwa kabiri kugira wa gatatu aravuze ngo Uwiteka ntegera ugutwi unsubize kuko ndi umunyamubabaro n'umukene rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe Mana yanjye kiza umugaragu wawe ukwiringira gatatu aravuze ngo Mwami mbabarira kuko ari wowe ntakira umunsi ukira wishimishirize umutima w'umugaragu wawe kuko ari wowe Mwami nshuririra umutima wanjye Imana ihimbazwe nta kintu ndi buvuge kuri uyu munsi cyane cyangwa se vuga ngo gikomeye ahubwo nari ngarutse kongera kwibutsa abantu turi mu gihe cyiza cyo gusenga cyangwa se turi mu gihe cyiza cyo kubana n'Imana kubera ko tugeze mu gihe dukwiye kwegera Imana kuruta ubwa mbere turi mu gihe dukwiye gukorana n'Imana kuruta ubwa mbere turi mu gihe ineza y'Imana yagwira mu mitima yacu Imana nihimbazwe reka nongere nkoresha iri jambo umubyeyi mupapa musore mukobwa ongera wishakemo imbaraga zo gusenga no gukorera Imana birenze uko wayikoreye bwa mbere birenze uko wabanye nayo bwa mbere birenze uko wavuganye nayo bwa mbere ongera wiyumvemo ibihe byiza byo gusenga kubera ko igihe kiraje kandi kirasohoye kuko hari umuririmbyi umwe njya nkunda kuvuga cyangwa se ukunda kumfasha nkavuga ngo uyu we naho atagucira urubanza ariko umutima wawe uzagucira urubanza yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye yo ntege kubu unkoze ikara Mana we Mana yanjye ntege kubu Mwamu imbere yawe reka twongere duce bugufi twongera dusenge tubwire Imana hari aho twakiraniwe Yesu ariko kubera kuri umutanzi w'imbabazi ukabura Imana y'inyangamugayo ukabura Imana yumva gusenga ukabura Imana ari ntambirwa kibi ongera wizere Imana kandi Imana yacyafite ubundi buryo bwo kugutabara Imana yacyafite ubundi buryo bwo kukugirira neza Imana yacyafite ubundi buryo bwo kugarukanura imbabazi Imana ishimwe ariko unyemerere ongera wemerere Yesu uko ntacyo ushoboye wongere wemerere Yesu uko ntacyo ufite ariko uyibwira ati ndaje Mwami wanjye nciye bugufiya ongera wese umutima wanjye nciye bugufi hari cyananiye kureka hari intambara ndi kurwana nazo oya hari umusozi ariko wongera ubwira Imana irakugarukanira imbabazi ubuntu n'urukundo
urukundo Imana igira birongera bigwire muri wowe. Imana nihimbazwe. Ariko mu ijambo ry'Imana ryo rivuze ngo iki, ngo Imana igutegera ugutwi yumve gusenga kwawe. Bishatse kuvuga iki? Ijisho ry'Uwiteka riri ku nkozi z'ibibi, ariko ugutwi kwayo kuri ku bantu bayitakira ku manywa na nijoro. Imana nihimbazwe. Ongera unyemerere, wongere utitaye ku by'isi, utitaye ku biri kuguca intege, utitaye ku biri kugusitaza, utitaye ko imisozi, ibibaya ndetse ibintu byose birimo birakurwanya. Imana yongere kwambika imbaraga, Imana yongere gukomeze mu ntambara, mu bigeragezo uri gucamo. Reka nongere nkubwire ngo komera umutima, reka nongere mvuge ngo ihumura Imana itanga rikubonekeho. Natwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko unyemerere Imana yongere gusure kandi Imana yongere kuganze. Reka nongere mvuge ngo ni Imana data wa twese ibeshaho muri uyu mujyi wa Kigali. Ni Imana igaburira abatagira shinge na rugero. Ni Imana ituza mu mujyi wa Kigali. Ni Imana yambika. Ni Imana ihindura amateka y'ubuzima. Ni Imana igenda ikavugana n'ibibazo biri kukurwanya. Ni Imana igenda ikavugana n'umusozi. Ni Imana itungura ibibaya. Ni Imana igitungura ibiri kuguhiga. Ni Imana ikurwanira intambara usinziriye. Ni Imana ikurwanirira bucece. Ni Imana ikwimana. Rugamba ruhagurutse Imana yarahabaye, intambara zije Imana yarazirwanye, amakuba wabona gutasohokamo haleluya. Ariko dushimiye Yesu, dushimiye Yesu ko no mu ntambara we ntago ajya atinya urugamba, ntago ajya dusiga mu ntambara, ahubwo no mu bigeragezo turabana, no mu makuba turabana. Imana nihimbazwe. Rero mu ntambara Imana ntizagusiga. Ongera ukomera umutima kandi utuze. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nibampera umugisha, ariko ntabwo nasoza ntavuze kano kantu. Reka nshimira Imana mu buryo bukomeye. Nshimiye Imana ko ari Imana igabura muri uyu mujyi wa Kigali. Ni Imana igabura, ni Imana yambika, ni Imana ibeshaho abatagira shinge na rugero. Ni Imana igibera umubyeyi abantu badafite ababyeyi. Ni Imana igidukurikirana twabuze abadukurikirana. Ni Imana ifite amaboko magari, amaboko magari, amaboko magari. Ntabona uko mvuga Imana, ariko Imana ni data wa twese mwiza. Nawe wabonye Imana mu ruhande rwawe. Imana yagusimbukije impfu, Imana yagusimbukije amaexida, Imana yarakubakiye, Imana yarakurengeye, Imana yarakuzigamye, Imana yakoze byinshi by'imbaraga. Ongera uyigirire icyizere, wongere uzamure kwizera. Uvuga ngo naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Imana nihimbazwe. Muri byuzuye umwuka wera ngo Uwiteka umucamanza, ngo ambonyeho amaraso ntiyacira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Imana nihimbazwe. Nunyemerere rero kuva mu ijuru imbere y'Imana ufite umuntu ukuvugira. Komera nubwo intambara zihari, nubwo ibikurwanya bihari, nubwo basani barati bageshemu ba Tobiya n'abandi bose bahari bari kukurwanya, ariko Imana irahari kandi Imana yakuvuzeho ijambo ryiza. Komera, uzabaho kandi ubayeho kandi uriho, uzababanaho. Utangariza Satani umubwire ngo nakuze uri hehe. Imana ishimwe. Nashatse uri he, nawe utarashaka mubwire ngo nakuze ureba he. Utangariza Satani ngo nabyaye ureba he. Ubundi ugenda umuha ibihamya by'iby'Imana yakoze. Nizo ntambara zakurwanyaga Imana irazikura mu nzira. Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Kuva ntago wabura icyo uvuga Imana, ariko muririmbyi yaravuze ngo ibya Yesu nge birandenga. Nanjye ndi kuvuga Yesu, nibutse ko Yesu ari umubyeyi ugabura umuceri mu mujyi wa Kigali. Ni Imana igabura inyama. Ni Imana, ni Imana. Ubundi umuntu wese avuga Imana uko yayibonye, ariko ngo inkuru ntimamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Ngo bajyaga bavuga ngo Yesu aragabura, ngo ngewe simbyemere kuko yaratarangera, ariko aho namuboneye Yesu n'umugabo. Ngo uko Imana bayivuze niko Roza nayibonye. Ngo
inkuru ni impamo uko Imana bayivuze niko nanjye ngo bajyaga bavuga ngo atuza muri uyu mujyi ngo bajyaga bavuga ngo amara agahinda ngo bajyaga bavuga ngo yomora n'inguma ngo bajyaga bavuga ngo ahoza n'amarira ngo njyewe simbyemere kuko nahoraga ndira ngo ariko uko Imana yacu ngo Imana bayivuze niko roza nayibonye ngo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye ngo inkuru ni impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye uko Imana bayivuze niko nawe wayibonye. Jehova Jireh ivuga ijambo rikomeye iravuga ngo nshingiye ku mirimo y'Imana yakoze n'ubu Imana iracyakomeje gukora. Imana iri mu kazi mu ruhande rwanjye, Imana iri mu kazi mu ruhande rwawe. Ngo ni data wa twese mwiza amenya ibidukwiriye n'ibigukwiriye. Yesu nakumpera umugisha. Reka kandi nongere mvuge ngo we wari urushye Imana ikuruhure, wewe wabuze ugisha inama gisha Imana inama kuko nugisha umuntu inama zakuyobya ariko ni wegera Yesu kamugisha inama zakugira inama nziza nubwiza Imana ukuri zakubwiza ukuri. Yibwire ngo Yesu niki cyarananiye ariko ndakwinginze nsindira iki kintu Imana izakigutsindira. Reka nshimira abantu bose dukomeje kubana nukuraho muri mwese muri iyizi ariko Imana ibampera umugisha. Gabriel Imana ikumpera umugisha mwinshi utagabanyije, wewe mere kumbera umubyeyi Imana ikumpera umugisha. Abantu mwese mbana nabo kumanywa na nijoro Imana ibampera umugisha. Samuel uri inshuti yanjye yinkora mutima Imana ikumpera umugisha. N'abandi mwese kubw'umutekano wanyu Imana ibampera umugisha. Murakoze cyane, ngushimire cyane Mariro, murakoze cyane ku butumwa bwiza duhaye ndetse n'ijambo ry'Imana ryihumure pe. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Gashimire n'umuntu wese twabanye watubaye hafi n'ukuri. Amen. Niba ijambo rigize aho gukura naho rikugeza ushima Imana. Ndagushimiye cyane rero Imana ikomeze ibandebere icyoroshye ibiganiro byacu nakagaruka.